Yesu ashimwe bakundwa, ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndabaramukije, Uwiteka abishimire. Icyumweru cyiza, icyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa mbere 2025, Uwiteka abagirire neza. Uyu munsi tugiye kuganira n'abantu bafite isezerano. Nifuje kuganira n'abantu bafite isezerano, kandi nkaganira n'umuntu ufite isezerano rimaze imyaka. Buri mwaka uko utashye undi uratangira ukavuga uti isezerano ryanjye uyu mwaka Mana ryuzuze. Undi mwaka watangira uti none isezerano ryanjye riruzuye muri uyu mwaka. Ndagira ngo nganire n'umuntu ufite isezerano. Cyambere nkubwira, ndagira nkubwire ngo Uwiteka ntabeshya. Ntabwo Uwiteka abeshya, icyo yakubwiye azagisohoza. Uwiteka icyo yakubwiye avuganye mu kanwa k'abahanuzi azagisohoza. Uwiteka icyo yakubwiye binyuze mu nzozi azagisohoza. Uburyo bwose yakikubwiyemo, Uwiteka nagira ngo nkubwire ngo iryo sezerano yagusezeranyije azarisohoza. Ikindi kandi Uwiteka ntabwo atinda kuko Uwiteka agira isaha ye, kandi isaha ye iba iy'ukuri kandi iba nziza. Ni ukuri iyo isezerano ryuzuye uhita ubimenya yuko koko Imana yawe ibikoze, kandi bikoze neza, kandi bikoreye ku gihe. Uwiteka rero nagira ngo nkubwire ngo ntatinda. Cya gatatu kandi, Uwiteka ntajya yivuguruza. Utagira ngo hari Uwiteka yisubiyeho, utagira ngo hari Uwiteka yabivugaga akina, utagira ngo hari Uwiteka ajya avuga ikintu atagitekerejeho. Ntago ari umuntu. Uwiteka ntago ari umuntu ngo akubeshye. Niba yaravuganye nawe, Uwiteka azabisohoza. Rero nagira ngo nkubwire yuko Uwiteka ari uwo kwizerwa. Pawulo yabwiye Abatesalonike mu gice cya 5, Abatesalonike igitabo cya 2, arababwira ati bahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Rero nagira ngo nkubwire ngo no kubikora Imana yawe, Imana yacu izabikora. Humura, izabikora. Niwe yavuganye nawe kandi ni uwo kwizerwa. Nagira ngo rero mwene data nkubwire ngo ukore ibi bintu bitatu, ubundi isezerano ryawe rizasohora. Ikintu cya mbere, muntu utegereje isezerano, ndakwinginze kugira ngo uzamure kwizera kwawe. Zamura kwizera, kubera yuko umuntu utagira kwizera ntabwo ashikama. Umuntu utagira kwizera imiyaga yose ije iramujyana. Umuntu utagira kwizera mbese muri make nta cyicaro agira. Muri make rya sezerano ntushobora kuritegereza udafite kwizera. Rero ongera uzamure kwizera kwawe, ongera uzamure kwizera gushyike, maze isezerano ryawe riribuze gusohora. Ikindi cya kabiri, ndakwinginze kugira ngo ugume mu mwanya Uwiteka gushakamo. Guma mu mwanya Uwiteka gushakamo, kubera yuko ntabwo umuntu utegereje azerera. Iyo umugeni yamaze gufatirwa irembo ntabwo azerera, ahubwo ategereza umugeni, agategereza umukwe we, ntabwo ajya aho yiboneye hose. Rero guma mu mwanya Uwiteka agushakamo. Niba utegereje ko isezerano ry'Uwiteka, guma mu mwanya Uwiteka agushakamo. Wigenda ngo wisubirire mu byaha, wigenda ngo wisubirire muri bya bindi, wigenda ngo umutima wawe uhabe, ahubwo guma mu mwanya Uwiteka agushakamo. Cyanyuma rero, itegure kwakira. Yesu nashimwe. Itegure kwakira, kuko iki nicyo gihe Uwiteka agiye gusohoza isezerano ryawe. Itegure kwakira, kuko yaragusezeranije kandi birasohoye. Yesu ashimwe. Umuntu utegereje isezerano imyaka n'imyaka, ndagira ngo nkubwire ngo itegure kwakira. Hari igihe marayika amanura ibisubizo byawe agasanga ntiwiteguye, urahari ariko ntiwiteguye, urahari ariko urahuze. Ndakwinginze rero mwene data kugira ngo we guhuga, ahubwo witegure kwakira. Iki nicyo kintu cya nyuma ugomba gukora. Itegure kwakira. Cya mbere, zamura kwizera. Cya kabiri, guma mu mwanya Uwiteka gushakamo. Cya gatatu, itegure kwakira. Rero Imana ibahe umugisha abategereje amasezerano, kandi nagira ngo nongere mbabwire yuko Uwiteka atabeshya, kandi nagira ngo nongere nkubwire ngo wongere usubize amaso inyuma, urebe ibyo yakoze kuva kera, urebe ibyo yakoze imyaka yashize,
urebe, usubize amaso inyuma, urebe nko mu mwaka wa 2010, urebe ukuntu byagiye bigenda, urebe ibyo yagiye gusimbutsa, urebe ibyo yagiye akugenera, urebe, usubize amaso inyuma, wongere utekereze, ugere mu mwaka wa 2024 turangije, maze umbwire yuko uko byari muri 2010 ese niko bikiri muri 2024. Byanze bikunze ntabwo ariko bikimeze. Rero ibyo biratuma uzamura kwizera, wumve yuko na bya bindi bisigaye yagusezeranyije azabikora. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibazamurire kwizera, Imana kandi ibahe kuguma mu mwanya ibashakamo, kandi Imana y'amahoro ibahe kwitegura kwakira kuko iraje. Ibigenze neza mu izina rya Yesu, amena.